kitari kumva niki nuko ari bwakiza nuko nese nturi kumva ko umuhanurira afite irari turekere ryo kumusambaya cyangwa kumukura amafaranga uzi ko no gukunda guhanura ryo ari irari gukunda guhanura ese buri Imana ivuga buri gihe mushumba byase nicyo ndimo mubwira nyine iryo ryo kugira ngo abantu bakwemere ryo kugira ngo ugira ugera urumva ko ari irari irari ryo kwemeza abantu naryo ni irari none se niki mwaje nibwo kiza bwa mbere naraho nkuzi sibo bwa mbere mbonye nturarurira Imana imbwiye gutya ukadikubita aho ngaho kabati umuntu afite amavuta uwaje mu nzu y'Imana agira ngo Imana imusane urumva ibyo bidakomeye bikomeze agataha ubwo yasenyekera imwe yasayukiye darawa mugari umuganda uratekereza ko iyo ari Imana ariko hari umuntu byakira kandi nibyo twavuze kuko n'umwana arabyakiriye nyine kuko yaje n'umugabo yakoma ati n'ubundi Imana yambwiye ko tutazarambana akazi n'umwana icyo namubwira ngo yihangane yongere mu mutima we yongera akora ikibanza yakire Yesu ntiyakire umuhanuzi ntiyakire aposo ntiyakire pasiteri ahubwo yakire Yesu niwe wavuze ngo ngenzira no kwina ubugingo ni ngenzira ntawe ujya kwa data ntamujyanye no kuvuga ngo ntabwo ari njyewe nzira ntabwo ari njyewe ahubwo Yesu niwe uzakugeza mu bwami bwe Yesu azaguza n'abantu beza bakomora azaguza n'abagabo beza aguze n'abagore beza aguze n'akazi aguze n'ikintu icyo ari cyo cyose ukeneye mu buzima bwawe uzongera wishime kandi uzongera unezerwe niyo message namuha uwo muntu wahuye n'ibyo bibazo kandi yihangane Love Ministry nawe rwose urakwiye gushyira mu urukundo wakunzwe niko Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga mushumba rero urukundo ngo ruratanga donc nta gutanga nta rukundo kandi n'abantu babivuga babitsindagiye bakangisha abandi kuko ari igihe umuntu agukunda adafite icyo aguha abantu basigaye babibabarira ntawe buri cyaho undi iyo uvuga gutanga hari ugutanga ibintu bitanga ibintu bifatika hakaba no gutanga igihe ese ibyo uzamubura n'igihe wamubura igihe se nuko nguko gutanga ushobora kumuha icy'agaciro ariko ari abantu nyine babishyizemo irari uzi ko kubera gukunda hari n'abantu biswe babizava ku bandi akavuga ati jyewe ntabwo nshaka ko binturukaho ubwo ntabwo ari urukundo niba nkukunda agomba gushaka uburyo nkubwira kamuha umwanya nkagushakira umwanya hari n'uwuha umwanya akaba wataha kandi ikintu gikomeye utanga abantu basigaye babirebera mu mafaranga we ntabyo usa amafaranga n'igihe umuntu ntabwo atanagukunda kuko ni ibintu biri amafaranga ni ingenzi ariko ntabwo guha amafaranga bivuze ko ukunda basigaye barebera ibintu byose mu mafaranga bakavuga ati ariko ntuze kujeneraliza ahubwo abantu bamwe ntabwo ari bose ujya bareba ibintu mu mafaranga rero tuguhaye ikaze kuri Applicable Love Ministry Ministry riyerekana ni Applause rifite intego ikomeye cyane ni A na P imwe na Love nyine y'urukundo Applicable nimba ukunda bikore tuguhaye ikaze rero ariko uzwi Paul yavuze niba nibukana mu bakwento bambe niba atari abakabiri yavuze ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abamarayika ni ibice 13 n'abambe ariko singira urukundo nubwo natanga ibyo mfite ariko singira urukundo nagira ngo wumve ikitwa urukundo ntabwo ari ugutanga gusa si ukuvuga indimi gusa ahubwo cyo kiri beyond urukundo ruri beyond uzi ko hari umuntu ashobora no gufata akagukubita kubera urukundo urwo rukundo rwemera se
kubera kugukubita akagukubita kubera urukundo urarwemera se urarwemera urwo rukundo gukubita byaterwa n'icyo nkubiti ngo byaterwa ari inkoni se zigira impamvu z'inkoni Imana rero itanga imigisha n'amahoro ibane natwe mu kiganiro nkugiriyeho umugisha ndagusengeye mu izina rya Yesu amen abantu rero ariko batarakora kuri subscribe bayikande mu gifaransa cyane cyane abarundi nibo bagira amatelefone afite setting y'igifaransa haba handitseho sabone hapyonde no gupyonda nafyonde rwose tuje turabana mu biganiro bigiye bitandukanye abari mu bihugu bigiye bitandukanye tubahaye ikaze mwese mwumve muguwe neza abatera inkunga iyi sheni nabifuza kuyitera inkunga kugira ngo urukundo rushyirwe mu bikorwa nyaboneka muri ino minsi urukundo rusigaye rubarirwa mu mafaranga kugira ngo rugende neza urukundo nk'igihumbi kigura igarama kigura inusu y'urukundo kugira ngo wereke umuntu ko umukunda ni uko wenda ujyana amafaranga ukanamuganiriza ko umukunda ntiwumvisha abavugabutumwa bamwe bigisha ati ikizakubwira urukundo ni uko umuntu aguha ariko ashobora kuguha n'umwanya n'umwanya ubwo twakongera afata umwanya we akawuguha rwose tugiye kuganira rero mu rukundo rushya ruturutse ku mwami uyobora iyi si muri bamwe na bamwe bemeye kwakira ubuyobe bw'uwo mwami niko twavuga ubuyobe ni ubuyobe aho wisanga twari twabivuze ko tuzabiganiraho urukundo rw'abahanuzi bamwe na bamwe ahura n'umugore ubyaranye n'umugabo w'inshuro 5 bitewe n'umugabo we wa mugani kubera ko atagishoboye bimwe na bimwe warambwiye ngo barabitsira no gusigiza no kuramya Imana kawatumva kuntu yeri mbwiye sabura ni Imana cyangwa ni wa muntu atumva kuntu yeri mbwiye turiya mugabo ni muzasazana kako nazibana zidakumanya amahembe wasanga atateye agapasi nkuko nguko agashati kawe kaba kagoroye ariko habaye ikintu tumutanirira agapasi iby'Imana ivuga ari ukuri uti iby'Imana ivuga ni ukuri ati habaye iki nyine urabizi umugabo wese yihagararaho yabonye atakigira ashaka gutegeka umugore reka avuga ati dore igihe wahereye n'ubundi nabivumbuye hambwiye ko utari uwanjye hari n'abagore bamwe na bamwe bayobeye mu nzu y'Imana bisha abagabo babo bahagaze akajya bata ariko azapfa ryari ese buriya akanahamagara wa muntu wamuhanuriye atari profete wanjye ntago ngo buriya se kugira ngo mbone undi mugabo uwanjye azabanza gupfa akabihaririza musho uri umwapotere ni wowe nabibaza muri iyi ntumwe ibiri hejuru y'abayandi mafuta yose abanze intumwa wenda uraduha inyunganizi narabajije bambwa ngo ni umwuka wa gipfumu wateye ngo noneho ndavuga ati se biba mu banyarwanda bamwe na bamwe gusa bamwe barambwira ati rimwe na rimwe ti kubera ko n'ubundi bo ngo karande yabo cyangwa amateka yabo ngo bari bamenyereye kugira gute kuragusa ariko aho bipfiriye rero abantu barihangana nyine nagira ngo nsasire ikibazo ndi kubaza niki kibitera cyanateye abantu bamwe na bamwe biyita abakristo bagasenya ingo za babitewe n'umwuka uyobya wa gihanuzi ese biba ari byo cyangwa kuko hari abari ku rugo rwabo bagashaka bakaruta twana bareba tukabona barahiriwe yanajya imbere akabishima akavuga ati ndashima Imana ko yampaye amahirwe ya kabiri yajyaga ibimbwira guhaye rugari yakoze cyangwa ikibazo niwacyumvishe nyisubire yaracyumvise nacyumvise humura rwose ndabanza gusoma ijambo ry'Imana mbere ko nyisubiza Timoteyo wa 2 rwandiko wa 2 yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo
wa gatandatu amfite yere ku murongo wa mbere hagaragara ubuhenebere buteye ubwoba bwo minsi y'imperuka ariko umurongo wa gatatu uravuga ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi karindwi bahora biga ariko ntabwo bashaka kugira ubwo bamenya ukuri harimo abagabo muri bo bakunda komboka ubundi ayo makuru yo kuvuga ngo urugo si urwawe ntabwo ari kenshi uyasanga bayabwiye umugabo ngo abyakire kenshi uzabisanga mu badamu cyane kuko abadamu nibo bakunda abahanuzi cyane ese biterwa n'iki ntabwo mbizi kandi urangwa na Yesu ba Mariya Magadalena n'abamwemera abagabo tujyana arize nyinshi ariko abadamu barayoboka abadamu barayoboka kandi barumvira n'abana beza buriya abadamu barumvira rwose rero warumbaje ngo nibyo cyo biturutse ku Mana ntabwo mpamya ko bivuye ku Mana ahubwo Bibiliya yavuze ngo abo bagabo batwarwa n'irari ubwo n'abagore bamwe na bamwe batwarwa n'irari abagabo bomboka muri bo harimo abagabo bomboka bakajya mu mazu batwarwa n'amarari rero irari hari irari ry'amafaranga hari irari ry'umubiri hari irari ryo kujya ku bintu runaka iyo ikintu cyiswe irari urumva menya ko kizatwita kandi iyo kibyara icyaha Yakobo niko yavuze ndumva n'imbaraga zo koresha Bibiliya cyane Yakobo niko yavuze aravuga ngo iryo rero yatwita ribyara icyaha icyaha kibyara urupfu rero ibi bintu ikintu kibitera nta muntu wajya guhanura umugore w'umuntu ngo umugabo ufite ntabwo ari uwawe kitavuye ku irari akantu zo kandika ahantu hari igihe aba yamugira irari ry'umubiri akabona umugore mwiza kubona umugabo nagenda azamwinjira ubwo abahanuzi nibo bavamo bagahinduka abagabo babo bagore se ntibijye bibaho se rimwe na rimwe nta hantu urumva umuntu yinjiye cyangwa bashenyewe wakamujyana kereka Dawidi niwe nabyumvanye kwa Nabali ndavuga muri Bibiliya wowe uravuga muri Bibiliya ndavuga hano mu buzima busanzwe mu Rwanda wagira ngo nguhingire cyangwa umuhanuzi akaba afite irari ry'amafaranga ryamwishe akaza akajya kwa wowe ufite ukunda umugore wa runaka mu buryo runaka tutazi yarangiza akajya guhanurira wa mugore ariko ari wamuhaye amafaranga urumva byose ni irari bitera irari ry'amafaranga rero ubwo buhanuzi ntabwo buba buvuye ku Mana na gatoya ahubwo ni ugushaka ni ugukoreshwa n'irari hari n'umugore ariko uba udashaka amafaranga akeneye wenda kwiruhukira yabanaga na sheri we babanye neza igihe kiragera ndabizi neza kenshi 70% abagabo bamwe na bamwe yadafite amafaranga barakaye mu rugo noneho umugore nawe yari amenyereye kurya turababona bamwe na bamwe neza bihindutse wenda abwirizwa na mushuti we tigwino tujyane muri ministeri runaka mu byumba runaka nk'uko byari byarateye iminsi yashize umva mushumba yageraho ngira ngo aruhuke bwa mbere bagahanura ati Imana ishimwe kandi iriya myuka bafite umuntu ubibahishurira agahishurira ko umugabo atameranye neza n'umugore cyatumye abakozi b'Imana n'abahanurirwa ku ruhande rumwe aho umugabo yemera yuko umugore bashakanye babyaranye atari uwe cyangwa umugore nawe muri bamwe na bamwe babandi bayobye ariko niko ngenge mbyita habaye iki gituma abantu bemeranya
bakanemeza ko ari umwuka w'Imana, nyamara abantu babireba mu by'ukuri bakavuga ati uyu si umwuka w'Imana, kereka ba bandi bahishira inshuti ntibayibwize ukuri. Kandi ndabizi ukora mu bintu by'urukundo, inshuti kubwiza ukuri. Niyo mpamvu cyagiye wambwiye ngo hari umuntu ugukubita kubera iki? Urukundo akagukubita. Ikintu cyabaye kivuga ngo nanone ni amahirwe ya kabiri. Ndagira ngo nituze gutinda muri iki kiganiro cyane. Aho umugore cyangwa umugabo bamwe na bamwe, kuko si bose, avuga ngo ni amahirwe ya kabiri agashaka umugabo wa mbere, ni amahirwe ya kabiri agashaka wa kangahe? Wa kabiri. Ni amahirwe ya kabiri, ni amahirwe gutyo. Naho baba ari batana bita amakandi mahirwe. Ni abaki? Ni abanyamasengesho. Arakururiza akazana ya mirongo ifasha divorce, ishyigikira ko divorce nyine yemewe, sibyo? Ibyo nacyo nta kibazo, urugo ushobora kurushaka bikanga. Kuri kumva Apotre, ni iki cyabaye mu bahanuzi n'abayita abakozi b'Imana? Icyambere ndabikubwiye, ndacyavuga ijambo rimwe, ni irari. Icya kabiri ni ukubura kwihangana. Irari nyine riratwita, ryatwita rikaba rinini, rikaryamira kwihangana. Ndumva rikaryamira kwihangana, rikaryamira ingeso nziza, imirimo myiza, hanyuma hagasigara ariryo rikontorora. Ryamara gukontorora rigahinduka icyaha. Cyaha kandi nyiracyo ntashaka kwemera ko ari cyo, ahubwo aragisigiriza. Reka ninjireyo. Umuyoboro yavuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Na Bibiliya ubwo iravuga ngo nimurakaranya ntimbuzire. Kurakaranya ntacyo bitwaye, ni ibintu normal. Ikibazo ni ukurenza izuba kuba ryarenga ukirakaye. Ubwo hagomba kubaho ubwiyunge. Rero ikintu gituma ubwiyunge butaba ni irari. Kuba hari ibyo urari iki utabonye, hari ibyo ushaka utabonye, nicyo gituma ubwiyunge butaba. Ese urashaka ko niyunga nge nawe ndi umugore wawe? Urashaka ko niyunga nawe gute kandi mfite kanaka ku ruhande? Ahubwo nzakomeza cya kintu nshyikire ko wananiye, ko ntako nagira, kugira ngo njye kurira kanaka. Igihe ndimo bitekereza ko nabuze wa mutima, ikizakurikira ngomba gushaka n'abahanuzi bajyanye n'irari ryanjye. Hoya ruba kigera mu gakiza ari ubwa mbere, akaba ari byo bamwakiriza, ari nacyo kintu ugasanga ni umukobwa wenda n'urugero, nubwo twahamye ku badamu n'abagabo bamwe na bamwe, hari n'umukobwa uba ukigera mu rusengero, wa muhanuzi wavuze ngo ni irari ndajya ninjiriraho wambwiye kuko uri umushumba, ubuzika bitera n'abantu kugira ngo bajye babimenya, banashishoze bamenye se ni rwa rukundo rw'ukuri cyangwa n'irari. Akiri umwana mu gakiza, akiri mutoya aribwo akihagera, wenda bari bagiranye ibibazo n'umugabo cyangwa n'umugore, nibwo agiye mu gakiza kubitanye n'uwo muhanuzi. Hari n'ufata umwana w'umukobwa akamutwara akamusorezaho ryarari. Abatwumva bazatere comment, aribwo akihagera mu gakiza, akimwakira cyane rwose. Kandi ni ngombwa ngo uyu muntu abyizere. None icyo kumva ni iki? Ni uko aribwo akiza. Nuko nyine nturi kumva ko umuhanurira afite irari, turekere ryo kumusambanya cyangwa kumukura amafaranga. Uzi ko no gukunda guhanura ryo ari irari. Gukunda guhanura. Ese buri Imana ivuga buri gihe mushumba? Byase nicyo ndimo mubwira nyine. Iryo ari ryo kugira ngo abantu bakwemere, iryo kugira ngo ugira ugera. Urumva ko ryo ari irari. Irari ryo kwemeza abantu naryo ni irari. None se niki? Mwaje nibwo kiza bwa mbere, naraho nkuzi, sibo bwa mbere mbonye, nkurarurira Imana imbwiye gutya. Ukadikubita aho ngaho, kabati umuntu afite amavuta. Uwaje mu nzu y'Imana agira ngo Imana imusane, urumva? Ibyo bidakomeye bikomeze, agataha ubwo yasenkera imwe, yasenkera dara wa mugani w'umugande.
uratekereza ko iyo ngiyo ari imana? ariko hari umuntu ubyakira kandi nibyo kuko twavuze. n'umwana arabyakiriye nyine kuko yaje. n'umugabo yakoma ati n'ubundi Imana yambwiye ko tutazarambana. n'umwana yagiye mu nzu y'Imana, yagezeyo asangayo uhagaze mu cyimbo cy'Imana, ariko watatswe n'irari rye ryo kugira ngo abantu bamwemere, ryo kwemeza abantu n'ibindi byinshi cyane. atwara ibyo ngibyo. Niyo mpamvu birivuga ngo wenda ngo uzagusha umwe muri abo bari kimukwiye nuko yahambiwe gusyo mu ijosi agashyirwa mu nyanja, kandi n'ubundi nta hantu byagiye birahari. Nagira mu guni nibyo numva umwana azajyana iki? Azacura icyo ngicyo ko bikomeye. Ni irari, ukunda guhanura cyane, kwemeza abantu, ubwo bwoni mu ntuza bwize cyane babyeyi, hari n'ababyiyagamo bitanahari. Uzarasanga umuntu akubwira ngo njyewe umugabo unkubita wose uwanjye, umbwira nabi si uwanjye. N'ubundi gukubita umugore ntabwo ari intuza, ntabwo ari umuco. Kuvuga nabi ntabwo ari umuco. Ariko iyi ni kesi yenda ko nawe utacikwa ngo avuge nabi. Iyi ni kesi yenda byabaye, bivuze ko atakiri uwawe se? Ubwo nyine ntago yabuwe nyine, ahubwo nibyo nakubwiye, kwihangana kwarabuze. Iyo dusezeranye abantu turababwira ngo muzabana mu byiza no mu bibi, mubyaye mutabyaye. Urumva? N'andi magambo menshi basubira mu bwoba bakarahira. None kubera iki, kuki hajeho n'akantu ko kuvuga ngo ni bibi? Kuki ibi byajeho? Kuba nkurebye nabi ntiwasanga aricyo kibi. Niba umuntu akubwiye ngo ariko birashoboka ko hari n'ikibi cyaza, abakubwira ngo kuza uruhande rwo kwihangana kuko ikibi kirahari. Rero abantu babuze kwihangana abo bana nabo. Turimo turagana ku musozo rero, n'abahanuzi binjira muri icyo cyuho cy'uko abantu babuze kwihangana. Bamaze kukinjiramo batangira gusenya. Abo nabo kuri nabi, abo bashobora kuba bukuri cyangwa umuhanuzi w'ukuri iteka arubaka. Dore umuhanuzi w'ukuri iteka arubaka. naho wa wundi ni umuhanuzi, ni umupasitoro, ni bamwe na bamwe. Urumva? Ujyana n'umugore kandi umuhanuzi avuga icyo Imana ivuga. Kandi Imana ntabwo Imana ivuga ngo yongere ivuge ibyo bita kuvuga. Imana nivuga. Ubwo Imana iravuga. Kandi iyo Imana ivuze ibintu birahinduka. Hanyuma rero Yesu we yaje gukuraho ikibi. Iyo ugeze mu rusengero wari ikibazo mu rugo, Yesu arakubwira ngo genda uhinduke kuko uko wanyakiriye. Ukagenda ugahinduka n'umwari kumwe agahinduka. Kuko reka ubwo impamvu Yesu adatanya abantu mu bwo buryo. Mufitanye abana batatu, mwari mu bana mudakijijwe. None yinjiye mu rusengero, Yesu arabwiye ngo genda uhambire utwawe ugende. Ese uratekereza ko abo bana basigaye nk'imfubyi badafite se, bagiye kuba nk'imfubyi kandi ababyeyi bahari? Abo bana bazakunda Yesu? Uragitekereza? Bivuze ngo niba batazamukunda Yesu ntabwo yakuriye Yesu akirego. Abantu ubwo byabayeho rero mu kanya. Uwo byabayeho mu kanya? Cyangwa byabayeho kabisa. Buriya hari ikintu gikomeye. Iyo wirukanse ukarenga ahantu, muvande, hari ibintu bimwe bakunda kuvuga n'umupira wamo ngo aho warenze niho urengurirwa. Uragaruka ugasubira ahandi. Kuko aba bantu uzabacunge uzasanga rimwe baravuye no mu nzu y'Imana, aho bavuga amagambo y'ukuri, ahubwo bakiremera utwabo tuntu runaka. Erega nanjye nigeze nkora n'umugabo arambwira ngo pastor ni karame, ati hirya y'umugore hari undi. Urumva iyo bivuze? Hirya y'umugore hari undi. Ubwo se hirya y'uwo ngose hari iki? Hari maraya. Uzakomeza hirya ye hari undi, uzagarukira he vanimo? Rero abahanuzi barasenya, ariko Bibiliya yavuze ngo bomboka mu ngo z'abagore batagira umutima. Iyo umutima w'urugo wakuvuyemo
ugasiga utangiye kurarikira ubwo irari ryazamutse. iyo umutima w'urugo wakuvuyemo hazamo irari swati ryo kurarikira ibintu kandi kubera amagambo wumva n'ibyo ubona. iyo umutima w'urugo wakuvuyemo hazamo irari ryo kumva ko umugabo adahagije. iyo umutima w'urugo wakuvuyemo hazamo irari ryo kumva ushaka kumenya kwambara akana kandi umugabo wawe akaba atabishoboye. iyo umutima w'urugo wakuvuyemo hazamo irari ryo kubyara abana basa n'abakanaka kandi umugabo wenda akaba mutababyara. iyo umutima w'urugo wakuvuyemo hazamo irari rikicara utangira gukurikira n'abantu bahanura irari ryawe. Pawulo abwira Timoteyo inagira ku musozo aramubwira ngo umenye ko mu minsi izaza. ni Timoteyo wa 2 ibice byaho 2 yabwira ngo ndagutongera mu maso y'Imana. yavuze umenye ko mu minsi izaza abantu bazaba bakunda cyangwa bashakisha abahanuzi bajyanye n'irari ryabo. umuntu uguhanura bijyanye urumva ikintu mutumisha ndacyumva cyane. reka ndisome iryo jambo dusoze. abahanuzi bazaba bahanura ariko bijyanye n'irari ryabo. urumva n'iryabo nyine n'irya wa muntu nyine bari guhanurira nawe azaba afite irari reka. urabyumva ukuntu bizaba bikaze. bizaba bikaze cyane. bizaba bikaze cyane. ariko rwose abantu bagire bashishoza impamvu y'iki kiganiro, impamvu tuba twagikoze ni ukugira ngo abantu cyane cyane bakinjira mu gakiza bamenye ubwenge. ugasanga ngo pasiteri ngo bajyanye ari 2 ngo mu masengesho akakoshya ngo tuzara muri hoteli. yitwaje protokole ntiyitwaje umugore we kandi protokole agomba kuba ari umugore w'abandi cyangwa umukobwa ukiri muto. meze neza. umva yaravuze ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. kuko igihe kizaza batazihanganisha nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya mbokano. bo nibo bafite ikibazo rero. hari igihe amatwi akurya akubwira ngo kuki atambwiye iki ngiki. buriya Bibiliya ni ukuri kuzuye. yifuza kumva ibibanezeza. bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. kandi baziziwe amatwi ngo batumve ukuri. bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. kandi ubu wasanga ari n'umuntu watangiye ikiganiro akaba yanakubye. ntago yakirangiza. zo batakirangiza se. arumva ntago ndi gushima aho. ntago urimo uragenda umuvugira amahirwe ya 2 ngo amahirwe muhumure namwe muri bujijuke. Bibiliya avuga ngo nzihanganira iminsi yo kujijwa kwayo. ariko uyu munsi niguha ayo mahirwe nashaka aba ya 5 ujijuke. ariko ibyo bintu abarya amatwi y'umuntu amurya ashaka kumva ibijyanye n'irari rye. hanyuma abwira umuhungu arabwira ngo ibyo nubibona wowe uzajye ubireka. sasa rero reka abantu tujijuke. reka abantu turebe Bibiliya. nitugwa mu kintu tutabeshyera Imana cyangwa ijambo ryayo ahubwo twemere ko twakoze amakosa. aba bahanuzi cyangwa abo bapasitori bamwe na bamwe urabagiriye iyihe nama rero? ni ukugaruka ku rufatiro rwa Kristo. nta kindi. uyu muntu koko aricyo bita reputation mu cyongereza. reputation ni nk'ukuntu icyubahiro sosiyete iguha. kandi
icyo nicyo Sawuli yazize by'icyubahiro. urumva reputation kwakuri kuvuga ngo ni ukukiyambura abantu bagapfukama ku mavi ya Yesu. Yesu ni ku bundi biragoye, ubundi biragoye kandi biragoye. Rero abatarabigira nabo matwa ari kuryaryata ngo nibambwire bakwiriye kubireka. Nubona aya magambo turi kuvuga n'amagambo y'ubugingo, ariko ubu ngubu uramutse ushize imbere hano kamera umuntu akazamura icyo bita itiku mu ivugabutumwa, itiku abantu bayicaro babwire ko abashumba ba ADEPR bose babahaye agahimbaza muziki baraza biru. Urumva nshuti yanjye itiku mu ivugabutumwa nirimubwira ngo abanzi bawe Imana irabakandagiye, ngo kubita abakwanga baravunaguritse bageze kure, mubwire ngo uzapfa mbere yanjye. Uturungu two turaho ngaho kwa motivation ko kumotivatinga turaho ngaho. Ababivuga ngo Bibiliya bahita badefana nabo babibabwira ngo ni ipfu by'ubwiriza. No ati ngo n'Imana yabango muhumuriza abantu banjye, ariko guhumuriza abantu no kubabwira ukuri, no kumubwira ko ibyo ari gucamo bizashira, no kumubwira ko aba ariko bizashira, ariko si ukubwira ngo abanze barapfuye. Kubera yuko dufite dutiku nyine hirya njye nawe, umwanzi warapfuye ndaguterwa n'ibihe nkajya kumena ngavuga reka ndamumenya umutwe ntazagaruke. Ubwo buzima bene data turaburambiwe, ntabwo tukibushaka. Turifuza ubuzima bw'Imana, ubuzima bwiza, twubake ingo zive ku Mana. Reka nzeze gukingiki, ndabizi social media iri impactinga mu ngo. Social media ndabizi ntuza ibyo tureba, ibyo twumva n'inshuti, ibigare biri impactinga mu ngo. Ibyo biri mu bintu bisa nko bizamura amarari nahoze mvuga yandi y'uburyo bwose mu bantu, bagatangira kubona gushaka ibyo abantu badashoboye kandi bakajya kubishakira hanze. Ariko mureke kuba ku rugo uburyo Bibiliya ishaka, uburyo Imana ishaka. Wongere ubaha umugabo wawe, wongere ubaha umugore wawe, umukunde, muba ku muryango, muzasigare muri cyitegererezo. Naho nugendera n'ibiguruka bahenda gusezeye, ariko ni ubaha Imana ukagenda uko Bibiliya ishaka, uzakomera kandi uzatera imbere. Kandi Imana kwiriye agataho ngaho izabaho umugisha. Urakoze cyane. Tugana ku musozo rero, ni kamwe konyine. Hari abandi badamu, abandi bagabo, abakobwa baguye bitewe n'imitego yo kutamenya bisanzemo mu gihe batari bwajijuke. Yisanga yasambanye n'uwo muhanuzi, yego banabyaranye, ahita urw'inzu y'Imana, ubu yanga Imana mu kimbo cyo kwanga uwo muhanuzi wamwoheje. Rimwe na rimwe abirebera kuri social media cyangwa nanabirebe. Buriya njya nkunda Imana ishaka gutumaho umuntu, wasanga ariyo mpamvu twicaye muri ubu busitani. Hari n'ibintu bigiye kurokora uyu muntu wari udukurikiye. Uramugirira inama ki uyu muntu ko yanze inzu y'Imana akanga n'Imana? Yes, icyo kibazo ni cyiza. Icyo ni ukuri rwose. Umuntu icyambere tewe nuko yagushijwe nyine n'abo bantu, nuko kutamenya bamubwiye ko afite amahirwe ya kabiri, agezeho umugabo wa kabiri ahubwo amukubita ibipfunsi bakajyana amutera katapura. Oya, harimo bya bindi byose nyine twahita byose ndabyumva. Uwo muntu icyambere yahungabanye, namubwira ngo pole. Icyambere ni pole, pole rwose. Wahuye n'ibyana by'ingunzu biba mu nzira yuko winjira ugera kwa Yesu. Impamvu y'iryo jambo, hari umugabo witwa Ntuza, ni umuhungu wa Dawidi, wari inzobe cyane, Abusalomu. Hari umuhungu w'uburanga, noneho akajya aza, ise arimo araca imanza, nawe akajya ku muryango hepfo gatoya. Umwana mwiza igikomangoma ngo akaza akavuga ati ariko ubanza ngo ni uruhe di,
ati urubanza rwanjye ni runura, ati urubanza rwawe rwari rwiza, ati nuko atari ngewe uraruca, iyo aza kuba ari ngewe wari gutsinda. Ngo afata imitima y'abantu kuri urwo rwego. Rero hari abantu bafite umutima wa Busalomo, hano bafite umutima wa Busalomo wo kwigarurira abari kubabwira utugambo twiza. Urumva ntawe ubura na rumwe. Uratsinda yaramubwira ati urubanza rwawe ni rwiza, n'uratsindwa nawe ati urubanza rwawe ni rwiza. Agafata imitima y'abantu bose, n'uwatsindwa avuga ati yoza kuba ari Busalomo sha. Urumva akita protikotongo, bakita protikotonge. Urumva uri rwagwanuza rwa politike ko karimi kafashije ba Napoleon. Urumva rero, ariko mu by'Imana byo iyo wubakiye ku icyo kintu gisa nk'umusenyi birasenyuka. Rero wahuye n'abo bantu ihangane, bakwereka uko witsindishiriza ko ibintu byose babitagatifuje, ko nta kibazo, ko nta cyaha kibaho. Ariko ndakubwira ngo ihangane, komera, hari andi mahirwe ya kabiri. Amen. Yego warakariye Imana, urayirakarira yanga ubona ko itabaho, ariko reka mubwire iki kintu, ongera iguha umwuka uhumeka, iyatumye iyo nda uyibyara, iyatumye ushobora kubona icyo kurya, iyo niyo Mana. Imana yo ntabwo iri mu ntabwo iri muri ntabwo ari njyewe, cyakora iri muri njyewe. Ongera wemerere Imana, ibiha amahirwe ya kabiri, nubwo utayaha Imana, ariko wowe yihe wemerera Imana, uvuga uti Imana ndumva ngiye kongera kukwizera, unyiyereke. Imana izakwiyereka. Imana izakwiyereka. N'Imana ifite agahinda kubw'uko yari yaguhamagaye wagira mu nzira ntikubone. N'Imana ifite agahinda y'ubwayo. Rero ihangane, ukomere, ihangane, wihangane, ariko Imana izakomora. Imana izagusubiza ibyo wanyazwe, ibyishimo bizagaruka, amahoro azagaruka, kandi icyo umwanzi yaragambiriye ntabwo kizagerwaho, kuko Imana izakomora. Nicyo namubwira ngo yihangane, yongere mu mutima we, yongere akore ikibanza, yakire Yesu. Ntiyakire umuhanuzi, ntiyakire aposo, ntiyakire pasiteri, ahubwo yakire Yesu. Yesu niwe wavuze ngo njye nzira no kuri n'ubugingo, ni njye nzira, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari njyewe nzira, ntabwo ari njyewe, ahubwo Yesu niwe uzakugeza mu bwami bwe. Yesu azaguhuza n'abantu beza bakomora, azaguhuza n'abagabo beza, aguhuze n'abagore beza, aguhuze n'akazi, aguhuze n'ikintu icyo ari cyo cyose ukeneye mu buzima bwawe. Uzongera wishime kandi uzongera unezerwe. Niyo mesaje namuha uwo muntu wahuye n'ibyo bibazo, kandi yihangana, akomera. Reka tugushimire mubyeyi. Urakoze cyane. Reka dushimire n'abantu bakoze subscribe, abarangije ikiganiro, abagiye kugisharinga, aho muri hose mwumve muguwe neza. Amafufu n'amafaranga bibafubike badi, mwese mushyira mu rukundo mu ngiro, urukundo mukarushyira mu ngiro. Ni Up Love Ministry, bakora ibikorwa by'urukundo. Kandi nanone wandikira Apotre, abari ifiteho nomero ya telefoni biriho, kugira ngo muzavugane nawe nimba ufite iryo yerekwa, mufatanye yerekwa. Imana ibagirire neza. Shalom.